mpageze rero Imana ibingiriye neza mahura n'umwana w'umukobwa w'umuhanuzi arangije arampanurira kandi ibyo yambwiye yuko 2025 nzayisoza nkagira 2026 kandi neza kandi ko ari umwaka uzambera mwiza. Ndangije ndamwinginga nti impano nkubonyemo wanyemerera nitubyihererane ubuhanuzi wampanuriye n'abandi nabo bazabishaka bakakumenya ukazabahanurira. Abwo wasengera umuntu Imana umukobwa mugenzi wawe Imana ikakubwira ngo imuhaye umugabo kandi wowe utaramubona. Ibyo bintu ntabwo birabaga ni kenshi tubibona tukabisengera ariko twaje kumenya yuko ibya Yesu ari ku murongo nuko umusengera nta mutima mubi kugira ngo Imana ibona izaca natwe dutabare kubera yuko twasengeye abandi natwe hari abari kudusengera ibyo tubizi neza. Reka dusengera abandi Imana batabare natwe hari abari kudusengera Imana izadutabara. Shari twamaze kumenya yuko umukozi w'Imana atagira ishari niyo mpamvu umusengera n'umutima mwiza Imana ikamutabara nanje igihe cagera yantabara. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka nshimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikandaho nukuri pe gusabiye umugisha. Ndabakunda cyane kandi abantu ukunda ntabwo wabahisha aho wagiye. Uyu munsi nafashe umwanya njya kwiherera. Ijambo ry'Imana yavuga ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge. Nanjye nagiye kwihera nkuko Yesu nawe yihereraga agakwepa cyangwa se agatandukana na zimwe mu ntumwa za nubwo hari igihe yajyanaga na bamwe akajya ku musozi agiye gusenga. Nanjye ubu nagiye ku musozi witwa Rusagara kugira ngo nje kwinginga Imana nyisabe ngo nzasoze uyu mwaka neza uko turi mu mpera za 2025 kugira ngo ibi nahuriye na 2025 sinzongeye guhura nabyo muri 2026. Nicyo cyanzanye kandi ntabwo naza gusenga ngo abakunzi banje mbibagirwe. Ni urugendo rutoroshye ariko tugomba kurukora kuko ntabwo tuza ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa yego bakunzi ba Concord TV show nkuko nabibabwiye yuko nzamutse ku musozi wa Rusagara ngiye kwinginga Imana kugira ngo ibane nanjye ifashe gusoza umwaka 2025 neza ntangire 2026 neza. Ibibazo nahuriyemo nabyo muri 2025 mbisiga hangaha. Nazamutse umusozi rero kugira ngo nkuko Yesu nawe hagiye yazamukaga akajya kwiherera, yagiye mu gashyamba k'Getsemani, yagiye ku musozi wa Elayono agiye kwiherera, agiye gutabaza se wo mu ijuru. Nanjye nageze ikirenge muke ndazamuka nsaba Imana kugira ngo ibane nanjye. Mpageze rero Imana ibingiriye neza mahura n'umwana w'umukobwa w'umuhanuzi arangije arampanurira kandi ibyo yambwiye yuko 2025 nzayisoza nkagira 2026 kandi neza kandi ko ari umwaka uzambera mwiza. Ndangije ndamwinginga nti impano nkubonyemo wanyemerera nitubyihererane ubuhanuzi wampanuriye n'abandi nabo bazabishaka bakakumenya ukazabahanurira. Ati nta kibazo, twabwiye yuko tutagomba kubwiriza aho turi gusa ahubwo tugomba kwamamaza ubutumwa
hose. Niyo mpamvu yanyemereye akaba ari imbere ya kamera za Concord TV show agiye gutangira atwibwira. Yesu ashimwe. Uraho neza? Batangira abibwira abakunzi ba Concord TV show amazina yawe, niba uri umukobwa, niba uri umumama, aho usengera, naho utuye, wimake umuntu akumenye neza. Ni karibu. Amazina ni Mukandayisenga Korodina. Yego. Ndi umwangirikani, sengera ku kanisa ya Rukoro. Yego. Ni naho kuri paruwasi mu bangirikani. Yego. Yego, utuye he? Mu mudugudu wa Runyenkanda. Yego. Mu kagari ka Kamanyana, umurenge wa Canika, akarere ka Burera, intara y'Amajyaruguru. Yego, ni ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda. Ako kagari ka Kamanyana niko gahana umupaka na Uganda. Ni hatuye rero, ariko twahuriye ku musozi wa Rusagara uherereye mu kagari ka Kagogo. Niho twaje kugira ngo twererane n'Imana. Imana ingira neza, mbona turahahuriye. Reka rero tumusabe dutangire n'isengesho. Agiye gupfuka amagambo dusenge, dusabe Imana ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Ni karibu Korodina. Kadusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirishimwe. Wabanye natwe, watugiriye neza. Mana waturinzira ijoro ryose, wabanye natwe, nta gikuba cacitse hagati muri twe, waturindiye abacu n'ibyacu, izina ryawe nirihimbazwe. Rero turi imbere y'ubwoko bwawe Mana, ibitabo birabumbye Yesu Kristo. Mana reka ubibumbure nk'Imana. Mana reka buri mwe wese Mana wageze muri uyu musozi reka umugirire neza. Buri mwe wese waramukije ari kugushima, izina ryawe nirihimbazwe. Mana waraturinze 2025 turi kugushima, reka uzongera utugeze mu 2026 ubwo tuzawukandagira muri ya mwaka. Mana tuzagushima kandi turagusabye kugira ngo uzabane n'abacu n'ibyacu, uzaturindira imiryango, uzaturindira igihugu, uzaturindire inshuti n'abavandimwe hirya no hino. Ubwo twese tuzagera 2026 turi bazima, tuzagushima. Turabizi curya n'amashimwe, nta tuziyumanganya, tuzagushima Mana kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Reka uzaturindira ababyeyi, reka uzaturindira abana, reka uzaturinde nk'urubyiruko. Ubwo tuzagera muri guriya mwaka amahoro, tuzarushaho gushima izina ryawe. Rero gumiza ubane natwe, gumiza utugirire neza hirya no hino, gumiza uturengerera igihugu cyose Mana kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Ntabari twe rero, izina ryawe rihabwa icubahiro. Abari kugushaka hirya no hino bose reka ubumvire, reka wirengagize ibyaha, reka buri mwe wese umusubize Mana kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Buri mwe wese reka umuhe ikimenyetso c'ibyiza Mana, buri mwe wese muhe ikimenyetso cyo kugera muri guriya mwaka amahoro. Buri mwe wese reka agere afite ikimenyetso yo kuzabana nawe, yuko uzamurindiramo Mana kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Buri mwe wese rero mugereho hirya no hino, umurinde azagere ari gushima izina ryawe. Ni ku Mana mbisabye nizeye urakoze. Amen. Mana ishimwe. Mana turagusaba ngo uzaturinde muri uyu mwaka tugiye gusoza, tusoza amahoro, dutangire undi turi bazima. Amen. Korodina ni karibu. Yego. Kufite udusoni se nibwo bwa mbere ugiye kwiba ibyuma? Nibwo bwa mbere. Kubiza Bibiliya hasi nta kibazo, dukona ziri kukugora biriya n'igitabo cy'indirimbo, reka ubu birambitse hasi, sibyo? Tuganire neza, n'ubundi urabifata tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nibwo bwa mbere aza kuri kamera? Nibwo bwa mbere. Uza abantu badukurikiye, iyi channel yanjye ikwikirwa n'abantu 6,680, ariko ntibivuze ko ariho bareba ikiganiro gusa, hari n'igihe kirebwa n'ibihumbi, mfite n'icyarebwe n'ibihumbi 41. Ubu rero uri imbere y'isi yose, ntabwo uri nubwo turi hano muri Rusagara, ntabwo barakureba ari aho muri Runyenkanda cyangwa muri Kagitega cyangwa muri Rusisiro gusa, ahubwo buri kurebwa n'isi yose. Imana ishimwe. Nose Korodina, wakijijwe ryari? Nakijijwe nakijijwe 2017. Yego. Ariko
nta narinzi neza ibyo, nta ni nakamenye neza umurimo w'Imana, nta ni nakawusobanukiwe. Yego. 2020 rero niho naje gusobanukirwa iki umurimo w'Imana. Yego. Ariko natangiye umurimo w'Imana ndirimba ndi umwana mutoya. Yego. Vuga ubutumwa ndi umwana mutoya 2017, ariko naje kuwusobanukirwa neza 2020. Yego. Ubwo rero ko watangiye gusenga uri umwana, kenshi umuntu akizwa ibyo yakoze, ahubwo turavuga ko wasobanukiwe neza ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza muri 2020. Sibyo? Yego. None se ko nageze aha ngaha tukahahurira ukampanurira, kandi ko ibyo wamanuriye numvise ari byo ko numva atari byo, ntago nari kugushyira kuri kamera ngo n'abandi bakubone. Impano z'ubuhanuzi zo zaje ryari? Igihe Imana inyeretse kuvuga ubutumwa niyerekwa. Yego. Ibyo byose ndabifite. Akenshi rero hari ukuntu umuntu afite impano nyinshi ariko akagira iyo akunda. Nkanjye mfite yo kubwiriza niyo kuririmba, ariko cyane nkunda kuririmba. Sibyo? Nawe ufite y'ubuhanuzi yo kubwiriza, y'ubuhanuzi kubwiriza, kwerekwa, ariko cyane ukunda cyane nkunda yo kuvuga ubutumwa. Yo kuvuga ubutumwa. Kuko akenshi rero niyo umuntu ari kuvuga ubutumwa, hari igihe aba ari kuvuga ari kubwiriza akumva n'Imana igize ute iramweretse, ariko uri kwerekwa ntabwo wavuga ubutumwa, ariko byose biruzuzanya. Kuko akenshi igihe n'umuntu aririmba, yamara kuririmba abantu bagahita bafashwa bakajya mu mwuka. Impano zose rero zigira ute ziruzuzanya. Imana yacu ishimwe. Nta bintu wigeze werekwa se? Kuko impamvu ijyanye no kwerekwa cyangwa n'ubuhanuzi turayiganiraho, nayo yo kuvuga ubutumwa yo uraza kuyikoresha n'undi turaguha umwanya uvuga ijambo ry'Imana. Nta bintu wigeze werekwa ukavuga uti Imana koko ibi ni ibiki? Yego, birahari. Urumiwe. Birahari. Byagenze ute se? Hari ryari? Nareretswe nerekwa umuntu arwaye arembye. Yego. Noneho ubwo nza kumwegera ndamubwira nti senga cyane ntineretswe urwaye. Yego. Noneho byaje kuza ibimenyetso byo yarabibonye, naramubwiye ngo nasenge, nanje ndagenda ndasenga. Igihe cyarageze aransanga aravuga ati bya bindi weretswe byabaye byo. Ati ibimenyetso narabibonye, nararwaye ngera kure, ndarwara ndaremba, ariko ntago Imana yemeye yuko mva mu mubiri, warakoze kunsengera, nanje narasenze, byaraje ibimenyetso narabibonye. Warakoze kunsengera. Imana ishimwe. Ntawe Imana irakwereka ibintu ugomba kumubwira wagera akagupinga, dore ko wifitiye n'urubavu nk'urwantuza. Birabaga ariko nshingiye twavuze ngo ntatwe twagasobanukiwe 2017, ariko nshingiye aho Imana ingejeje, nshingiye iby'Imana ukuntu mbirimo ubu ngubu. Yego. Nukwemera tukavuga bakadupinga, ariko twakoze iki? Twavuze. Yego. Ego, na Yesu ntago bamwemeraga. Natwe rero tugomba kugera ikirenge mu cya Yesu. Yego. Ni benshi turi kuvuga bagapinga, none twababwira n'ijambo ry'Imana, twakwerekwa n'ijambo ry'Imana twarivuga, abenshi bakaripinga. Ariko ntago ibyo byatuma tutavuga Imana. Yego. Ego, ntago ibyo byaduca intege, bazaduca intege, ariko tuzakomeza umurimo. Yego. Ndakubaza ikibazo nk'umukobwa, ese ufite imyaka ingahe? Mfite 27. Yego, 27 wemereye kuba washingirwa. Sibyo? Kandi Imana iguha umugabo mu izina rya Yesu. Sibyo ra? Yego. Ntabwo wasengera umuntu Imana umukobwa mugenzi wawe, Imana ikakubwira ngo imuhaye umugabo kandi wowe utaramubona. Ibyo bintu ntabwo birabaga. Ni kenshi tubibona tukabisengera, ariko twaje kumenya yuko ibya Yesu ari ku murongo, nuko umusengera nta mutima mubi, kugira ngo Imana ibone aho izaca natwe dutabare. Kubera yuko twasengeye abandi, natwe hari abari kudusengera, ibyo tubizi neza. Reka dusengera abandi Imana ibatabare, natwe hari abari kudusengera Imana izadutabara. Yego. Haleluya. Amen. Ugisubije neza, kandi nanjye ndumva mfashijwe. Naringize ngo Imana ikubwiye ati nje ntabwo nagize ngumera nka Yona. Tuzengera njya kubimubwira ngo Imana imuhaye umugabo
ngiye kwitamumpaye ndajya kumubwira se Imana imuhaye amafaranga ngiye simfite ideni ryo mu Kimina kandi ideni ryo mu Kimina muri make ukagira igomwe nk'irya Yona ariko Imana ishimwe yuko nta shari twamaze kumenya yuko umukozi w'Imana atagira ishari niyo mpamvu umusengera n'umutima mwiza Imana ikamutabara nanje igihe cagera yantabara. Yego kandi ikindi umuhanuzi niki ni intumwa uvuga ngo ujyana message Imana iguhaye. Niba rero Imana ivuze ngo genda ubwire Concorde ko ngiye kumuha amafaranga bane kwivugira amafaranga kuko ndayakeneye sibyo ntabwo uzanga gutumika ngo nuko wowe itayaguhaye sibyo se. Imana ishimwe gumamo kabisa yewe we nanga abantu b'abanyeshyari abantu bigomwa ntago bitubereye nk'abana b'Imana wapi. Yego Imana ishimwe. None se niryari wigeze uhanura ibintu hari ukuntu umuntu aba ari kwipinga pe sibyo nanjye ubwanje ibindimo byo kuri YouTube hagiye cyageze numva ndipinze akongiza amego mba n'ikiganiro ngikose kirebwe cyane ndavuga Imana ishimwe bya bintu burya birimo. Wowe nubewe nuzigeze uhanura pe kavuga uti Imana nanjye ndemeye pe burya wangize umuhanuzi wawe niryari. Haleluya amen. Ubuhanuzi nabonye kavuga ngo ndemeye Imana yankoreye igikomeye. Ubuhanuzi nabonye nabwibonyeho ni kenshi nabonaga ndi kuvuga ubutumwa ni kenshi nabonaga ndi kubwira abantu ubutumwa ariko nkipinga kavuga ngo ubu byacahe kavuga ngo ubu byanyura mu zihe nzira ariko Imana yangiriye neza ibyo ngibyo ndabihamya ibyo ngibyo ntambishidikanyaho byarasohoye ubu ndi kuvuga ubutumwa nkuko nabibonye. Yego amen. Warihanuriye narihanuriye niyo mpamvu ahanini iyo mbonye n'undi mugenzi wanje arimo avuga ubutumwa ariko ataragera kuri urwo rugero niyo mpamvu ngenda nkamubwira nti nabonye uri kuvuga ubutumwa ibintu byakaze uri kubwira abantu benshi ubutumwa ni kenshi maze kubibona ku bantu barenga nka 5 ariko nihereyeho kugira mbe ubwo kwari ukugira ngo nje kubibwira abandi bakomeze kuko byambayeho be nabaye urugero. Yego Imana ishimwe. Imana y'ubuhanuzi tuyiganiyeho ntabwo ndagutegeka ngo uhanure ntabwo igitegeko sibyo ariko unaje da wavuga nyirabwo akazabwumva. Noneho tugiye gukoresha n'impano y'iki yivuga butumwa uko zose wambwiye yuko uzifite. Fata ya Bibiliya yawe rero mwanya n'uwawe rwose. Amen amen. Haleluya. Uyu muririmbyi rero aramfashaga. Iki gitero cya mbere kiratubwiye ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu. Amen haleluya. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tumukurikire uyu munsi gusa. Ntabwo ijambo ry'Imana rikubwiye ngo umukurikire iminsi 2 gusa. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tumukurikire iminsi yose. Amen haleluya. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tuzamukurikire twaburaye gusa. Ngo ntituzamukurikire ari uko twaburaye nanga se twari. Amen haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tuzakurikire Yesu twaburaye dukurikire Yesu twariye dukurikire Yesu twambaye ubusa twambaye tumukurikire. Amen haleluya. Amen. Amen haleluya. Waburaye wikwivumburira Imana kurikira Yesu. Wariye kurikira Yesu. Wambaye ubusa kurikira Yesu. Amen haleluya. Wambaye ukurikire Yesu. Amen. Igitero cya kabiri kikatubwira ngo sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu. Amen haleluya. Nako gasura ufite ni Yesu. Kurikira Yesu wishidikanya. Hari abo twari tungana barangije kuva ku iyi si. Amen haleluya. Twishidikanya dukurikire Yesu. Bikomeye dukurikire
twakire Yesu. Amena, haleluya. Igitero cya gatatu kikatubwira ngo mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa se kikandemerera muri urwo rugendo mfite, uzaza uca uwo mugozi, uzaba umbosha iki? Umutima. Nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Haleluya. Amena. Amena, haleluya. Hari ibyaba bikuboshe byabuze uko ukorera Imana. Amena, haleluya. Hari ubwigungu urimo wabuze uko ukorera Imana. Bwira Imana izica urwo mugozi. Ideni ryakubera umugozi, kwambara ubusa byakubera umugozi. Bwira Imana ikwambike. Amena, haleluya. Waba uri mu kwade bakagusohora wabuze ubwishu, bwira Imana iguha inzu yawe, ica urwo mugozi guha inzu yawe. Amena, haleluya. Kwambara ubusa byatubera umugozi, kubura ibyo kugaburira umwana byakubera umugozi ukamuryamisha atariye. Amena, haleluya. Twaba turi abakobwa tukabura abagabo bikatubera umugozi, tubwira Imana ica umugozi iduha abagabo twubaka amago. Haleluya. Byatuma tuyivaho. Satani ni umugozi yaba yaratuboshe, ahubwo niduha amago twubake tuvuga Imana. Waba uri umugabo nta mafaranga yo gushira mu rugo rwawe, ibyo ni umugozi. Amena, haleluya. Imana ibaha amafaranga go kutunga urugo rwanyu, go kugaburira abana, go guha umugore akambaramo. Amena, haleluya. Imana iduha amafaranga tugura imyenda, ibyo byatubera umugozi. Hari abantu benshi bari gutinya kuvuga Imana bambaye ubusa. Amena, haleluya. Ibyo byakubera umugozi ngo ndavuga Imana bimeze bite? Ndavuga Imana nta rukweto, ndavuga Imana nta gakanzu. Bwira Imana izica urwo mugozi, ikuha amafaranga, ubona amafaranga ugure imyenda zo kuvuga Imana wambaye. Amena, haleluya. Waba warashatse uri umudamu ukabura urubyaro. Amena, haleluya. Ibyo byakubera umugozi ukava ku Mana. Bwira Imana izica urwo mugozi gw'ubugumba, Imana iguha urubyaro. Amena, haleluya. Hano ijambo ry'Imana riravuze ngo azaza aca umugozi. Bwira Imana izica umugozi, iguha umurimo uhinge nk'abandi. Usenze utari guhinga nk'abandi, ibyo byagutera ipfunwe ngo ninja gusenga mu rugo biragenda bite. Amena, haleluya. Imana nizica umugozi, ifite ubutaka bwinshi, iguha umurimo uhinge nk'abandi. Amena, haleluya. N'uruvugo rwakubera iki? Umugozi. Bwira Imana izikuraho uruvugo, uvuga Imana ushize amanga. Amena, haleluya. Aho ugeze bakuvuga urimo gusenga Imana ukagira ipfunwe ugasanga ubivuyemo. Amena, haleluya. Bwira Imana izica umugozi w'amagambo, ubundi uvuga Imana. Amena, haleluya. Uyu muririmbyi rero aramfashaga, agira aho abakura agire n'aho abashira. Reka turebe n'ijambo ry'Imana turasanga muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana turasanga muri Bibiliya, Nehemiya ibice 3. Iri jambo ry'Imana riri kumfasha muri iyi minsi, nawe rigufashe. Nehemiya ibice 3, turahera ku murongo wa 9. Turahera ku mutwe w'amagambo. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo umurimo w'Imana udeheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Amena, haleluya. Haleluya. Amen. Umurimo w'Imana udeheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Birashoboka yuko hari ubugambanyi bwaje ku murimo w'Imana, uri gukora umurimo w'Imana ugasanga waradeshe, ugasanga wavuye mu by'Imana. Ndagushishikariza kugaruka mu murimo w'Imana. Biriya byose wahuye nabyo ni ubugambanyi, ni n'ibikangisho.
amena haleluya. Amen. Reka turebe umurongo wa 9 ukuntu uri kutubwira. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka, umurimo w'Imana ntukorwe. Amena haleluya. Amen. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka, umurimo w'Imana ntukorwe. Ariko Mana yanje ungomereze amaboko. Amena haleluya. Bose muri iyi minsi bari gushaka kudukangisha kugira ngo umurimo w'Imana ntukore iki? Ntukorwe. Amena haleluya. Hari abatishimiye ngo tube twakizwa. Amena haleluya. Hari abari bishimiye ngo tugume mu byaha twabagamo. Amena haleluya. Babandi twakoranaga ibyaha ntabwo muri iyi minsi bishimiye ngo tube twakizwa. Amena haleluya. Ube maso hatagira ibikugusha muri iyi minsi. Abo mwasangiraga mutagisangira ntabwo bishimiye ngo uri kuvuga Imana muri iyi minsi. Amena haleluya. Bose bashaka kudukangisha kugira ngo amaboko yacu atentebuke, umurimo w'Imana ntukore iki? Ntukorwe. Ariko Mana yanje unkomereze iki? Amaboko. Amena haleluya. Mwese abari kunyumviriza mwese hirya no hino, aho ubugambanyi bwari bugukuye mu murimo w'Imana, ibyari biri kugukangisha ngo uve mu murimo w'Imana, ongera ugaruke mu murimo w'Imana. Biriya byari ibikangisho. Amena haleluya. Garuka mu murimo w'Imana. Birashoboka yuko wari uri muri korari ugahuriramo n'ubugambanyi, ariko ndakwihanangiriza ngo ugaruke mu murimo w'Imana. Biriya ni ubugambanyi. Amena haleluya. Ni ukugira ngo utentebuke, ni ukugira ngo amaboko atentebuke, umurimo w'Imana ntukore iki? Ntukorwe. Wa mugabo we wari uvuye hirya, wari ugiye hirya uvuye mu by'Imana. Wa mubyeyi we wari ugiye hirya uvuye mu by'Imana. Wa mukobwa wari uvuye mu murimo w'Imana. Wa musore wari uvuye mu murimo w'Imana. Ndakwihanangiriza kugaruka mu murimo w'Imana. Biriya byose wahuriragamo nabyo ni ubugambanyi. Ni ukugira ngo uyu murimo w'Imana ntukore iki? Ntukorwe. Muri aka kanya tugiye gusenga Imana kugira ngo aho wari ugiye hirya, aho wari uvuye mu by'Imana ugiye hirya, ugiye mu bitagira umumaro, kugira ngo ugaruke. Weho waba wumvishije iri jambo ukabuvuza rikaba ritubwiye yuko ari ubugambanyi, kwari ukugira ngo umurimo w'Imana ntukorwe. Weho wumvishije iri jambo, weho iri jambo rigize aho rikura naho rishira, ongera uze dusenga Imana. Reka dukomeze umurimo w'Imana. Biriya byose turi kubona ni ubugambanyi. Reka twongera twisengera Imana kugira ngo tuzagere muri guriya mwaka amahoro. Amena haleluya. Amen. Tutarasenga hari irindi jambo riri kumfasha muri iyi minsi, riri muri Yeremiya ibice 23. Dusomera umurongo wa 4 wonyine, ubundi dusenga Imana. Yeremiya ibice 23 umurongo wa 4. Umurongo wa 4 haravuga hati, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Haleluya. Biriya byose ni ibikangisho. Wewe uri kumvira ijambo, komeza uvuga Imana neza, ongera usubira mu murimo w'Imana, ongera uririmbe, ongera uvuga ubutumwa. Ntawaguhamagaye, ahubwo Imana yakumenye ukiri mu nda ya nyoko. Amena haleluya. Ukiri mu nda ya nyoko Imana yarizi yuko uzavuga ubutumwa. Ukiri mu nda ya nyoko Imana yarizi yuko uzaba umuririmbyi. Amena haleluya. Ibindi uri guhura nabyo ni ibicantege. Ni ukugira ngo ibyo byose utabikora, ni ukugira ngo umurimo w'Imana ntukorwe. Amena haleluya. Weho
kumenya Imana ntihagire ibyo uhurira mu murimo w'Imana ngo biguce intege, ahubwo uvuga uti nkiri uru rusoro mu nda ya mama w'ibi byose wari ubizi yuko nzabikora. None Mana yanje aho urananirwa ubwira Imana yawe igukomereza iki? Amaboko. Aho urahura n'umurimo w'Imana ugahuriramo n'ibisitaza, ugahuriramo na bwa bugambanyi, wewe ugumemo ntusohokemo ngo uvemo, ahubwo ubwira Imana yawe igukomereza amaboko, kubera yuko Imana yaguhamagaye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Wicika intege n'uruvugo, wisubizwa inyuma n'amagambo, wisubizwa inyuma n'ubukene, ahubwo avuga uti Imana yamenye nkiri urusoro, Imana yamenye ko nzaba umuvugabutumwa. None Mana uhamagara Imana yakumenye kera, aho urahura n'intambara mu murimo w'Imana ntuhangane nabo, ahubwo uhamagara yaguhamagaye, uyibwira uti none ko wanciriyeho kuvuga ubutumwa, nkaba mbwira abantu bakanga kumva, nkaba ndirimba abantu wapi, none Mana yanje bimeze bite? Amen, haleluya. Aho urabona bigucanze ubwira Imana igukomereza amaboko, Imana nayo yiteguye kugukomeza. Reka dusenga Imana. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, urakoze yuko tutabereye ikiragi imbere y'ubwoko bwawe, urakoze yuko watumenye kera nubwo abantu bari kutwereka yuko batatuzi, ariko wewe kuva utuzi izina ryawe nirishimwe. Mana uruvugo rutujanye kure, kwambara ubusa bitujanye kure, Mana ubukene butujanye kure, Mana dukomereza amaboko, dukomereza mu buntu bwawe, Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe. Mana turinde kugwa isarisarura rije, Mana turaguhamagaye kugira ngo tugarure biriya twari turi guhura nabyo, ijambo ryawe ribitubwiye neza ko ari ibicantege, ni ukugira ngo umurimo wawe ntukorwe. Rero Nyagasani, aho kugira ngo umurimo wawe ntukorwe, ahubwo twongerera imbaraga dukomeza umurimo wawe. Mana dukomereza amaboko, umurimo wawe ntugwe, Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe. Abakobwa bakomereza amaboko, hari abagabo bari bagiye kubera ibyari bibasamiye, kubera ibyari bibakuye mu mwanya, Mana bagarura bakomereza amaboko. Hari abari mu mapogayi, hari abapangishije Yesu barangije gusora mu nzu, abo ndabasengeye kugira ngo bakomereze amaboko. Mana ntibakuveho, nubwo bararara hanze babasohoye mu mazu, aho bararara urarane nabo, ubakomereza amaboko, ubarinde kuja kure yawe. Hari abatagira ibyo kurya, bakomereza amaboko, bariye batariye bagukurikire, Mana kugira ngo izina ryawe rishimwe. Reka ngusaba bike nk'umwana w'umuntu, ibidukwiriye tutarabivuga ububizi, ugumiza kubiduhana n'abera bawe. Urakoze. Amen. Kodi Karame. gumamo. Amen. Gumamo. Ndafashijwe. Amen. Ngiye mwishuri, nari nzamutse Imana ishimwe yuko ingarushye amavuta w'Uwiteka akomeze akomeho. Haleluya. Amen. Turasoje ko numvaga twakomeza. Petero na Yakobo na Yohana na Yesu bari ku musozi, niyo bavuze ngo twakagombye guca ingando ya Mose, ya Eliya n'iyawe Yesu. Nanjye numvaga twakwigumira kuri uyu musozi, ariko turi mu isi tugomba kujya gushaka n'imibereho. Reka dusoze, ugiye gutanga nimero yawe kugira ngo uwagukenera pe uwafashijwe nk'uko nanjye nafashijwe azaguhamagare mufatanye gusenga. Amen. Umuntu aguhamagaye umwishyuza ngahe? Tayo. Sawa. Ku murimo w'Imana nta kiguzi. Imana yampereye ubuntu, naje ngomba gutangira ubuntu. Yego. Nuko umusengera nta kibazo, ntaco mba musaba. Sawa, duhe nimero. Nimero yanje ni 078 27 17 199. Urasubiramo
0788 27 17 199. subiraho nanjye nyandike neza. 0788 0788 yego 27 yego 17 199. Yego. Iba kuri WhatsApp? Oya. Nta smartphone ufite? Ayo ni gatushe. Imana yiguhe mu izina Imana igihimba. rya Yesu. Amen. Kuko hari abantu bazagukenera bari hanze Yego. kandi bahamagara bakoresheje WhatsApp. Imana yiguhe smartphone irazifite mu bubiko bwazo. Nukuri pe ibutsa abantu amazina yombi. Amazina yombi ni Mukandayisenga Claudine. Sawa, Imana iduhane umugisha.